Salvation is my best gift ever. You're the tree of life. I was lost, now I am found. Uyu munsi tugiye gusoza inyuguti z'Igiheburayo. Nkuko mubizi twabonye inyuguti 21 iyo tugiye kureba niyo ya nyuma tav ariyo 22. Muraho neza? Manje kwasuza mbifuza amahoro y'Imana, imigisha y'Imana ibagereho. Ijambo muhirwa nkuko maze kubabwira tugiye kurangiza inyuguti z'Igiheburayo uyu munsi mbere yo kwinjira mu busobanuro bw'amagambo y'Igiheburayo kugira ngo turebe koko ingufu ziri mu Giheburayo. Turebe twibutse inyuguti tumaze kureba kuko 21 mbere yo kujya ku nyuguti ya nyuma tav. Twabonye alef, bet, gimel, dalet, hey, vav, zayin, chet, tet, yod, haf, lamed, mem, nun, samech, ein, haf, tzadi, kof, lesh, shin. Uyu munsi tukaba tugiye kureba tav. Tav ariyo ya nyuma tugiye kureba. Tav yandikwa itya. This is tav yandikwa itya. Mu Giheburayo tav mu Giheburayo ikandikwa tav tet na vet. Ikaba ifite umubare uyihagarariye 400. Uko twabibonye inyuguti z'Igiheburayo zose zigira imibare ijyana nayo, akaba ari tuzakurikizaho tureba ubusobanuro bw'amagambo y'Igiheburayo. Tav isobanura ukuri. Ukuri ariyo bivuze ikaba ari nkayo kashe, nka kashe, code cyangwa se igisobanuro. Ni ukuvuga ngo kashe y'Imana, code y'Imana n'igisobanuro cy'Imana kuri muntu, kashe yabyo ni ukuri. Ukuri rero iyo ugufite ntabwo ikinyoma gishobora kugutsinda. Kashe y'Imana kuri muntu ni ukuri. Ukuri mu Giheburayo ni emet. Emet ivuga ukuri. Emet ikaba yandikwa itya met. Alef, mem na tav. Emet ukuri. Aho bitangaje rero urebe iyo ufashe emet ukuri ukavanamo alef. Alef ihagararira cyangwa sobanura umwuka w'Imana. Iyo ufashe ukuri ukavanamo umwuka w'Imana usigarana met. Tuvanyemo i alef ugasigarana met. Met isobanura urupfu. Nuvuga ngo ahantu hatarimo ukuri haba hari urupfu. Bisobanura iki rero? Nuvuga ngo iyo ufite ukuri kuzuye emet ntacyo ibinyoma bishobora kugukoraho. Uko ni ukuri. Reka turebe rero icyo Bibiliya itubwira ku kuri. Twifashishe Yohana 16:13. Yohana 16:13. Uwo mwuka w'ukuri naza azabayobora mu kuri kose kuko atazavuga kubwe. Azabayobora ku kuri gucagase? No, hoya. Azabayobora ku kuri kose kuko atazavuga kubwe, ahubwo ibyo azumva nibyo azavuga,
kandi azababwira ibyenda kubaho. Umwuka w'Imana nukuzaho uzakubwira ukuri. Uko kuri umwuka uzakubwira ni ukuri kose, ntabwo ari ukuri gucagase, ni ukuri kose. Ni ukuvuga ngo niwumva ijambo ry'Imana rikujeho, ijwi ry'Imana rikujeho, ryumvire urikurikize, hato utatangira kwicuza uvuga ngo nabyumvaga, numvaga umwuka w'Imana bimbwira ariko sinabikurikije. Bikurikiza uko bikwiriye, kuko ibyo umwuka akubwira niko kuri. Ukuri rero kw'Imana, iyo ugize Imana ukakubona, kwizirikeho, ubukomereho, kuko ubuzi inzira y'ukuri Imana ikuyobora n'inzira y'ibinyoma cyangwa y'ubuyobe uvuyemo. Nta kujya rero gusubira mu nzira y'ubuyobe wavuyemo, kandi ubona inzira nziza Imana ikugarurira y'ukuri. Uko niko bimeze. Ahasigaye turebe twaba uko yanditswe. Twaba yanditswe iki? Ni ukuvuga ko mu by'ukuri igizwe na dalet na none, ari byo bivamo dan. Dan yari umwe muri 12 w'ubwoko bwa Isiraheli, kandi tubona ko tav niyo nyuguti ya nyuma. Ureba ukuntu igiheburayo kijimije. Tav ni inyuguti ya nyuma, ariko dan akaba ari mu bwoko bwa Isiraheli bwageze mu butayu, bugenda mu butayu bwa nyuma, bwasigaraga inyuma, nk'uko tav nayo ari iya nyuma, bugasigara inyuma butoragura ibyagiye bitakara, yaba impapuro, yaba amadokima, yaba ibipapuro n'ibitabo. Nibo bari bashinzwe kugenda batoragura ibyagiye bisigara inyuma. Urabona ukuntu bihebuje rero. Tav ifite umubare uyihagarariye 400. 400 rero ukaba ari umubare usobanura irangira ry'ibihe, hatangira ibindi bihe bishya. Ni ukuvuga ngo sinzi niba warumvise imyaka 400 tuvuga buri gihe, cyangwa ivuga mu isi cyane cyane muri za Amerika iri kurangira. Iyo myaka 400 iri kurangira rero ngubu ni igihe cy'abanyamahanga, ariyo bita aba Gentiles, kiri kurangira kugira ngo haze igihe gishya cy'ubwoko bw'Imana, ari byo bisobanuwe n'izi ntambara zose ziri kubera za Ukraine, za Russia, mu minsi mike uzumva zakwiriye n'ahandi, kugira ngo ukuri gukomeze guhishwe ntikugaragare. Ariko ya myaka 400 yagize, ikaba ari igihe gishya kigomba gutangira. Igihe gishya kigomba gutangira, noneho Imana yerekane n'ubwoko bwayo, maze abantu batangara. Ngaho rero itegure iyo myaka 400 irangire, igihe cy'abanyamahanga kirangire, igihe cyawe gitangire gisange witeguye. Murakoze rero, Imana ikomeze barinde. Shalom, shalom, shalom. Salvation is my best gift ever. You're the tree of life. I was lost, now I am found.